Buri munsi ugikanguka mbere yo kubyuka hari ikintu kimwe ukora mbere y'ibindi byose, si ugukaraba mu maso, si ugufata ifunguro rya mu gitondo, ahubwo urabyuka ugafata telefone yawe ukarebaho isaha, ukareba niba hari ubutumwa bushyashya bakwandikiye, ukareba niba hari umuntu waguhamagaye, ukajya kuri WhatsApp, YouTube, TikTok, Instagram cyangwa se Facebook. Ibi bikorwa byose mu masegonda make cyane, ariko kandi bikorwa n'abantu babarirwa muri za miliyoni nyinshi ku isi hose. Birashoboka ko uyu munsi ushobora kuba umaze gufata telefone inshuro nyinshi yewe nawe ubwawe utazi umubare wazo, kandi ukabikora utabanje kubitekerezaho. Ni igikorwa cyamaze kuba nk'umuco w'ikiremwa muntu ku isi hose. Ni gute iki gikoresho gito dushyira mu mufuka cyabaye ingenzi kurusha ibintu byose umuntu atunze uyu munsi? Ni gute cyabashije guhindura uburyo abantu bavugana, uburyo bakora ubucuruzi, uburezi, ubushakashatsi, ndetse yewe cyabaye n'inkingi ya mwamba mu nkundo z'uyu munsi? Dore ko hambere gukundana n'umuntu uri kure byari umutwaro w'ingutu, hashoboraga gushira amezi 5 mutaravugana, nabwo bigasaba kunyuza akandiko ku iposita, nabwo hagashira ibindi byumweru byinshi kataramugeraho. Uyu munsi ku isi habarwa smartphone zirenga miliyari 7 zose, bivuze ko hafi buri muntu mukuru wese nibura afite telefone imwe. Abarenga miliyari 6 bakoresha internet, naho abarenga miliyari 3 bahurira ku mbuga nkoranyambaga buri munsi. Mu masegonda make cyane gusa ubutumwa bushobora kuva ku mugabane wa Aziya bukagera ku mugabane wa Afrika, Uburayi cyangwa se Amerika. Isi yabaye nk'umudugudu umwe munini, kandi telefone niyo yabigize mu ruhare rukomeye cyane. Ariko ikintu cy'agaciro kurusha telefone ubwayo ni amakuru. Abahanga bavuga ko mu kinyejana cya 21 amakuru yabaye umutungo ukomeye kurusha zahabu, diyama cyangwa se peterole. Byose kubera ko umuntu ufite amakuru aba afite imbaraga zo gufata ibyemezo, guhanga udushya, kubaka ubukungu no guhindura isi ubwayo. Uyu munsi igihugu gifite urwego rw'ubutasi rukora neza kiba gifite ubushobozi bwo gusenya ikindi gihugu cyangwa se kugitsinda mu rugamba hatiriwe harwanwa intambara y'amasasu. Bivuze ko urusha abandi amakuru ni ugenzura isi. Uyu munsi amafaranga ashobora kubura, ariko umuntu ufite amakuru ashobora kongera kuyashaka. Niyo mpamvu bavuga ko ikintu gihenze muri iki kinyejana cya 21 ari amakuru. Iyo habaye umutingito y'intambara cyangwa se ibyorezo bikaze, amakuru niyo atabarwa mbere. Iyo havumbuwe umuti mushya, ikoranabuhanga rishya cyangwa se amahirwe mashya, amakuru niyo abigeza ku bantu. Kandi 98% by'amakuru yose anyura muri telefone mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ariko ibi byose mu gihe cyo hambere ntibyari bimeze gutya. Hari igihe umuntu yashoboraga kumara ukwezi ategereje ubutumwa yandikiwe n'umuvandimwe, umukunzi cyangwa se inshuti. Hari igihe umuntu yashoboraga gupfa, inkuru y'urupfu rwe ikagera ku miryango ye nyuma y'amezi menshi, na nyir'ugutabaruka yarashyinguye kera. Hari igihe ibihugu byatsindwaga intambara kubera ko ubutumwa bwatinze kugera ku basirikari. Isi yari nini cyane, ariko itumanaho ryagendaga buhoro cyane. Mu myaka irenga 150 ishize, hari abantu batangiye kwibaza niba ijwi ry'umuntu rishobora kugera kure hatifashishijwe intumwa cyangwa se ibarwa. Icyo cyasaga n'igitekerezo kidashoboka cyangwa se icy'ubusazi, ariko nicyo cyabyaye kimwe mu bintu bikomeye byavumbuwe mu mateka yose y'ikiremwa muntu. Kuva kuri telefone ya mbere yari ifite insinga ebyiri gusa, kugeza kuri smartphone z'uyu munsi z'ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence zishobora kuvuga indimi nyinshi, gufata amashusho ya sinema, gukora nk'umufasha wawe bwite, ndetse no gusubiza ibibazo mu masegonda make. N'urugendo rwabaye rurerure ariko kandi rutangaje. Ariko se ninde wabanje kurota iri koranabuhanga bwa mbere? Ninde wakoze telefone ya mbere? Yari imeze ite? Yakoreshwaga ite? Ni gute yavuye ku gikoresho kigamije kohereza ijwi gusa igahinduka ikigo rutura kibitsa amabanga n'ubuzima hafi ya bwose bw'ikiremwa muntu? Muri iyi documentaire tugiye gusubira inyuma mu mateka, tugiye gukurikirana intambwe ku yindi y'urugendo rwa telefone. Turareba uko yavutse, uko yateye imbere, abantu bayihimbye, ibibazo bahuye nabyo, ndetse n'uburyo yahinduye isi burundu. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind, naho nge mugiye kubana nitwa Turatsinze Dominique. Kora subscribe, like, share and comment, komeze kuryoherwa n'imizingo y'ivyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho kuri uyu muyoboro wa YouTube. Mu myaka ibihumbi ishize abantu babagaho batandukanyijwe n'intera ndende. Ubutumwa bwatwarwaga n'abiruka, amabaro akamara ibyumweru cyangwa se amezi kugira ngo agere kubo yagenewe. Hari igihe umuntu yapfaga, umuryango ukabimenya nyuma y'amezi menshi. Isi yari nini, ariko amakuru yagendaga buhoro cyane. Ariko uyu munsi ibintu byose byarahindutse. Mu kanya gato umuntu ashobora kuba ari i Kigali akavugana n'undi uri i Tokyo mu Buyapani, New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se Cape Town muri Afrika y'Epfo, nkaho bari mu cyumba kimwe. Telefone yahinduye uburyo abantu babaho. Uyu munsi telefone ni umuganga, umwarimu, umucuruzi. Telefone ni banke, ni kamera, ikaba studio y'agatangaza. Byose bikabira icyarimwe mu gakoresho gato ushyira mu mufuko w'ipataro ukigendera. Mbere y'uko telefone ivumburwa, abantu bakoreshaga uburyo butandukanye bwo kohereza ubutumwa. Hari amabaruwa yandikirwaga ku
mpapuro, intumwa zoherezwaga ku mafarasi cyangwa se n'amaguru, ndetse n'ibimenyetso by'umwotsi cyangwa se ingoma mu bice bimwe na bimwe by'isi. Uko isi yagendaga yaguka niko byarushagaho kugaragara ko abantu bakeneye uburyo bwihuse bwo kuvugana. Mu kinyejana cya 19 abahanga benshi batangiye gukora ubushakashatsi ku mashanyarazi n'amajwi. Bashakaga uburyo ijwi ry'umuntu ryanyuzwa mu nsinga rikagera kure. Tariki ya 10 Werurwe mu mwaka w'1876 mu mujyi wa Boston muri leta ya Massachusetts ho muri Amerika habaye ikintu cyahinduye amateka y'ikiremwa muntu. Mu cyumba cy'ubushakashatsi umuhanga Alexander Graham Bell yari amaze igihe kirekire akora igerageza ryo kohereza ijwi ry'umuntu akoresheje insinga z'amashanyarazi. Mu gihe yari ari mu kindi cyumba kimwe, umufasha we Thomas Watson yari mu kindi cyumba batandukanyijwe n'intera nto cyane ho yakoreraga. Bell yumvise avugira muri telefone amagambo yabaye yambere yumvikanye neza binyuze muri telefone. Yaragize ati, Mr. Watson, come here, I want to see you. Cyangwa se Bwana Watson, ngwino hano ndashaka kukubona. Watson yumvise ayo magambo anyuze muri telefone maze ahita aza yirukanka cyane. Uwo ni wo wabaye umuhamagaro wa mbere w'agatangaza mu mateka ya telefone. Icyakora abantu bibeshya ko uwo muhamagaro wari hagati y'imijyi ibiri. Hoya, ahubwo Bell na Watson bari mu nyubako imwe batandukanyijwe n'ibyumba bibiri, intera ya metero nkeya gusa. Ariko nubwo yari intera ngufi, uwo muhamagaro wahinduye isi yose. Hashize amezi make Bell n'abandi bakomeje kunoza ikoranabuhanga rya telefone. Intera yatangiye kwiyongera iva kuri metero nke igera ku birometero byinshi. Telefone yakomeje kuvugururwa ishyirwa ku rundi rwego kugeza ubwo mwaka w'1915 habaye undi muhamagaro w'ingenzi cyane. Alexander Graham Bell yari New York, naho Thomas Watson yari San Francisco ku nkombe ebyiri za leta zunze ubumwe za Amerika. Aba bagabo bombi bari batandukanyijwe n'intera igera kuri metero 5400. Bell yongeye kuvuga amagambo azwi cyane ati, Mr. Watson, come here, I want to see you. Watson yaramusubije aseka cyane ati, byansaba hafi icyumweru kugira ngo nkugereho. Ayo magambo yagaragaje uburyo ikoranabuhanga ryari rimaze gutera imbere. Mu myaka 39 gusa telefone yavuye ku ntera ya metero nke igera ku ntera y'ibihumbi by'ibirometero. Ahubwo nyuma y'ibyo isi ntiyongeye kumera nk'uko yari imeze mbere. Telefone yakomeje guhuza imigabane y'inyanja yewe ndetse ahubwo n'ibihugu. Uyu munsi umuntu ashobora guhamagara undi muntu uri ku rundi ruhande rw'isi mu masegonda make. Ibintu byatangiye ari umuhamagaro woroheje wa Bell ndetse na Watson wabereye muri laboratoire nto i Boston. Mu ntangiriro telefone zari nke kandi zihenze cyane, zakoreshwaga n'abanyamafaranga, amasosiyete yewe n'inzego nkuru za leta. Kugira ngo umuntu ahamagara undi byasabaga kanyuzwa ku bakozi bo mu biro bya telefone. Ibi byasabaga igihe kinini ndetse yewe n'abakozi benshi kugira ngo iri tumanaho ribashe kugerwaho uko bikwiye. Nyuma yaho ikoranabuhanga ryatangiye gutera imbere, hashyizwe uburyo bwo guhamagara bwa automatique cyangwa se uburyo bw'ikora hakoreshejwe imashini, bituma abantu bashobora guhamagara hadakenewe umuhuza. Telefone zatangiye kugera mu ngo z'abantu ari nyinshi, zituma imiryango ibasha kuvugana n'abavandimwe babo bari kure. Mu mwaka w'1970 yewe n'umwaka w'1980 havutse igitekerezo cya telefone ngendanwa. Mu mwaka w'1973 Martin Cooper, umushakashatsi wa Motorola, yakoze umuhamagaro wa mbere akoresheje telefone ngendanwa. Nyuma yaho mu mwaka w'1983 Motorola yahise isohora telefone ya mbere yacurujwe ku rwego rw'isi, yitwaga Motorola Dynatac 800. Iyo telefone yari ifite uburebure bwa santimetero zirenga 30, ipima garama hafi 790. Nukuvuga ko ikiro kimwe cya batiri yayo yamaraga iminota igera kuri 30 y'ikiganiro gusa, ariko kuyishyira ku muriro byafataga amasaha arenga 10. Icyo gihe kuyitunga byari ikimenyetso cy'ubukire yewe n'iterambere. Mu myaka y'1990 havutse telefone ntoya zizwi nka Motorola Microtac, Motorola Startac ndetse na Nokia 1011 yewe na Nokia 3310. Izi nizo telefone zari zizwi n'abantu benshi bitaga matushi, kuko zari zifite buto nyinshi zikomeye cyane kandi batiri zazo zikamara iminsi myinshi. Zamenyekanye cyane kubera kohereza ubutumwa bugufi nka SMS cyangwa se short message service, gukina umukino wa Snake. Uyu ni umukino w'inzoka wabaga muri telefone za matushi. Impinduramatwara ikomeye yabaye mu mwaka w'2007 ubwo havukaga smartphone igezweho. Telefone ntiyari ikiri igikoresho cyo guhamagara gusa, ahubwo yari yahindutse mudasobwa nto umuntu ashobora gutwara mu mufuka, gufata amafoto, kureba amashusho, gukoresha internet, gukora ubucuruzi, kwiga, kwishyura amafaranga, byose hakoreshejwe telefone imwe gusa. Uyu munsi telefone yahinduye ubuzima bw'abarenga miliyari nyinshi z'abantu ku isi. Abanyeshuri biga amasomo kuri internet, abaganga batanga ubujyanama bari kure y'abarwayi, abahinzi babona amakuru y'ikirere yewe n'ibiciro ku masoko,
abacuruzi bacuruza ku isi yose batavuye aho bari, abanyamakuru batanga amakuru mu masegonda make cyane, ndetse yewe no mu bihe by'ibiza cyangwa se intambara telefone ni igikoresho gikiza ubuzima bwa benshi. Guhamagara ubutabazi, koherereza umuntu aho uherereye ukoresheje GPS cyangwa se global position system, kuburira abantu hakiri kare byafashije kurokora ubuzima bw'abantu benshi. Muri iki gihe isi iri mu isiganwa ry'ubwenge buhangano cyangwa se artificial intelligence, internet yihuta yo ku rwego rwa 5G birimo gutuma telefone irushaho kugira ubushobozi budasanzwe kandi buhambaye. Hari telefone zishobora gusobanura indimi ako kanya, zifasha abaganga gusuzuma indwara, ndetse zishobora no gufasha abantu imirimo ya buri munsi nk'umufasha wihariye. Iyo turebye amateka ya telefone yose bigaragara ko telefone atari igikoresho cyo guhamagara gusa, ni ikimenyetso cy'ubushobozi bw'ikiremwa muntu bwo guhanga udushya no guhuza isi. Yagabanyije intera hagati y'abantu, ihuza imico itandukanye, ituma amakuru agenda ku muvuduko utarigeze ubaho na mbere. Kandi uko ikoranabuhanga rikomeza gutera imbere, birashoboka ko telefone y'ejo hazaza izaba ifite ubushobozi burenze cyane ubwo dutekereza uyu munsi. Uyu munsi urebye smartphone iri mu ntoki zawe, biragoye kwizera ko inkomoko yayo yari telefone nini cyane igoranye mu kuyikoresha kandi idashobora kwimurwa. Telefone ya mbere yakozwe na Alexander Graham Bell mu mwaka w'1876. Ntiyari ifite e-scan cyangwa se ntiyari ifite battery, nta kamera yari ifite, yewe nta n'ubutumwa bugufi yari ifite, nta internet yagiraga. Yari igizwe n'igice cyo kuvugiramo n'ikindi cyo kumviramo amajwi gusa, byose bihujwe n'insinga yakoraga gusa iyo yahuzwaga n'umurongo w'itumanaho. Kandi umuntu yashoboraga kuvugana n'undi muntu umwe gusa. Kuvugana n'abantu babiri icyarimwe cyangwa se nka groupe ntabwo byashobokaga. Uyu munsi ubuzima butarimo telefone busa n'ubudashoboka. Ubikigoye ntago ari kumenya amakuru, ahubwo n'ubuhe bwoko bwa telefone utunze. Mbese ni Samsung, ni Huawei se, na iPhone se, cyangwa ahubwo ni Tesla? Nje mwabanye muri iki kiganiro, nitwa Turatsinze Dominique. Iyi ni Rwanda Intelligent Mind. Kora subscribe, like, share and comment, tukomeze kuryoherwa n'imizingo y'ibyegeranyo, inyandiko zicukumburanye ubuhanga, yewe n'amakuru y'ibyamamare dukomeza kubagezaho.